man Nicho okay inkuru rero nziza ngufitiye umusekreteri wawo niyo twaba inshuti n'umwana mwiza naramubwiye mfite inshuti yanjye ubwenge bwinshi bukabije bwa bundi bwasaza umuntu uba ufite ugira discipline wubaha mwiza nyine yahise ambwira ngo akazi ugomba kugenda ugatangira yakakwemera apana kumbwira ngo azaze nawe ngo ufite akazi ndadushima Imana Shalomana ese kutishimye ndishimye ahubwo se nisigiye ibintu nize n'ibintu mukora hariya ko nabizi Sharo sheri wanje bizi ndagukunda ibyo bintu byihorera ubu wakifata ukabona akazi nge nagenda nkabikora byangombwa nkajya nkora telefone imwe irahanga ndi kwiga iyindi ndi kubikora ariko simbomba akazi Sharo nago wareka akazi tuzagenda Imana ifite kuzabigenza twagezeyo ego kwibaza umva twazajya tunarana twiga ariko nago wakanga akazi oya pe maze waba ugize amahirwe none baze Imana isi dusubiza twese tubonye akazi baratwirukaniye rimwe ni nkaho tubonye akazi ahubwo ishimye ibyo bindi rwose byihorere nanjye najya ngufashana ninjoro tukarara tuniga n'ibyo bintu byose ntago bibaho azongaza uba warize ibindi ntago byakunanira n'ibintu ureba mucishamo amaso by'ingenzi nabwo uri gukora ushinzwaho Shara ibyo bintu byihorere bisubiza aho bikuri ibintu nize n'ibintu birimo nibyo mukora hariya ntabihuriye pe kandi ntabwo numva uburyo wanyigishiriza mu kazi sinago Imaniza wizeye Imana Shara wizeye Imana arabizi ko nyizera igizere wowe uzagenda ugeyo hari ikintu uzaba uri guhomba wowe uzajyayo ugerageze uko ushoboye byange ko wagezeyo dore impamvu mva nkubwira dore impamvu njyanye akazi ngakora nabi bakugira icyizere gike kandi nshaka ko ukomeza kuba indakemwa mu kazi rero urabizi neza ko hariya ni ahantu hamwe merita kandi nakubwiye ko ngenda amashuri yanjye ntahagije rero nzagufasha nzagufasha ahubwo wenda nashaka kandi kazi kandi ariko ngiye nta kibazo ejo nzagenda nshaka kandi kazi ariko baby hariya ho wapi ibintu tujyane mu kazi nakora iki hariya akushara wakifata ukanga akazi ahantu mu biro nka biriya nago nanza akazi ko mu biro ahubwo ibyo biro ndagiye kubikora nzabigufasha yewe uzamenyesha basi uzaze ugerageze byanga ariko wagerageze nkubwire ibiri kuvuga ndabibyumva ko ari amarangamutima ufite y'urukundo sibyo se ariko se wafata umuntu ukamutereka mu biro ntacyo agiye gukoramo nawe ubwo ufite ofisi zawe uzajya muri ofisi zawe uze muzanye izawe se zasigaramo umuntu nabwiye ko muri serivisi akabishaka akazi kajyanye nanjye ntacyo ubwo Imana iradusubije ahubwo wowe ubonye akazi kawe mva nkubwiye ukuntu tuzabigenza umuntu nabwiye serivisi akanyumva nzamubwira dukore muri biro imwe basi ngiye ngufasha bebe Shasha urabizi ntago rwose ngiye ubu tubonye amahirwe yo kuba turi kumwe buri munsi tunakorana Imana yadusubije none iri kubyanga nuko umuntu wanyemereye kumbwira ngo aguhaye akazi agahita bikonfirma atanakuzi nimubwira ngo dukorane no mu biro bimwe azabyemera nzagufasha kandi Imana izajya inadufasha sibyo sibyo Shalom ndabyemera urishimye cyane ndishimye ubu maranje Sadomi buriya kuducyura rino joro mwa mwabishakiye iki wese nimwe muba mwabiteye ariko guteze ariko turababwiye ngo inama ni saa 8 mukitangira kwizira saa 9 numuha mugira ngo dukore nyuma mwaduhanye se niba bihagire niba byahuriyemo n'icyo gihe twakererewe none se ibihano bikuraho amasaha oya niba uri kurekama amasaha urumva ibyo bihano bikuraho amasaha ko twe nyine ubundi igihano gisimbura isaha nimba natinze kuza mukamana ubwo bihwanye na ya sana ese kubera icyo utabivugiye mu nama akaba ari ngewe uje kubibwira uri umuyobozi kandi uri inshuti yanjye ngomba kubikubwira
yewe rero reka nkubwire Nonese yewe umuntu n'ibintu ajya kwiteza bariya mwanashyizemo bagore. ndabona ntazajya kuko n'ubundi n'amafaranga ntakibura nayo no gushyiramo uko ariyo yayo ni uko tuyobora bikemera da biremera ubundi ari si wa mugari ko aho naziye ko ntaramubona cyangwa ari abona yagiye kuvoma akohekana icecekere wikize gawe neza ko muzayivi nkabona wimwenyuza ariko reka nkubwira ubundi tubanye neza kubera kandi mama Ivi hari ikibazo mfite gikemanga muri iyi minsi ese wambwiye niba uriya muntu nakubwiye nyine ari usigaye bafata neza asigaye mbona murya imiceri mukaranga mugira gute ni wa muhungu nakubwiye reka ye amakuru utagira n'urwara rwo kwishima se uriya yadufashe iki uriya mukozi wo mu rugo uriye yagufasha icyo uriye aha uramponda sindoga mada humura ntago nzagusaba none se ntago ubushize nakubwiye amafaranga twaguze umuceri yavuye sinakubwiye ubukurikiyeho amafaranga twaguze bya birayi ntago nabikubwiye kusigaye uza kubitsa amafaranga menshi kusigaye uza kubitsa nese ntago nakubwiye ko ngiye kubona nkabona amafaranga nguyeho kuri telefone ntazanavuye ibyo bintu n'ubwa mbere ubyumvise sinabikubwiye ariko hari amakuru ari kunuganurwa k'umukobwa wawe uriya muhungu njya nkubwira ariko ngiye nabyishimira pe nabyishimira ibikeri uriya muhungu rugenera mukunzi sukubeshya nyamara uriya mwana n'uwo mu basirimu barakuroza ahubwo bandoga ibiki yemba mbona bararozwe uriya waje uburozi ni uburozi hanyuma so umwana wo mu bakiri uza kuryama muri kariya kazu uzuguza ahantu anara urukundo we ngaho da icyo bavuga urukundo akunda nde akunda nde umukobwa wawe ndakubujije ese ko atari uruvuga ndakubujije ntituzapfa ubusa domina naru ndakubujije ibyo bintu utangiye kuzana reka nkubwize ukuri aramutse uriya muhungu anabitekereza ese kugira amahirwe akaba ari ngewe uza agaswegera nkabikubwira uzi ibyo abaturage wakubwira rero uburyo iyo uri kubimbwira uba uri kunsembura ugira amahirwe rero ugira uriya muhungu na Yesu hakundi uriya muhungu umuzizi iki ko bari kuvuga ko ari uri kubahahira ara akaduhahira ibiki uriya agira iki baba rasizamusanga araduhahira umuntu wabuze n'itiki imujyana iwabo Nyamasheke araduhahira ibiki ntabwo nakubwiye ko bana birukanye nta n'igiceri babahaye uriya noneho yivara narabikubwiye nawe ubwe kankubwira aramutse nabitinyutse gato ntuzongere kurebera igitabo inyuma kuko ukirambuye nibwo wabimenya njyewe uriya muhungu namubonyemo ko ari umukire wasanga ari n'umukire ahubwo reka urarwaye we nasanyihera akazi yego ye nasubira mu bugeni uriya uguha akazi uriya muhungu ndamure ibi ni ibikira ariko ubona ntarize ego sha cyakoze bajya babivuga neza ngo ujiji ni izizi ndabibonye niba warize urinjije umuntu ararara mu kazu atabasha no gukwirwamo ngo niwe uduhahira ikintu kikwica wowe ntabwo ukizi wazize uriya musaza uriya mugabo ndamwanga gisagara buriya ndamwanga ariko mperutse kumenya amakuru y'impamvu mwanga ngo wagiyeyo yanga kugukopa nicyo nzi ubundi nta kintu kimubwire mama Ivi ntusuzugure ntumbone gutya ntabwo ndagezaho nikopesha jyewe wagiye domina ariko njye ni iki ko nanjye nabitoraguye ahahepfo ni ya magambo ahubwo ari wo mujinya uba umufite igisagara ko nshimye njyewe nza nkakubwira ibyo bakuvuzeho yewe nta bucuti ifitanye nawe ubwo se njye ndabicecetse cyangwa ndabivuze ubimbwira uko ugize umujinya nta mujinya mfite njyewe abandi nta mujinya mfite reka nkubwize ukuri nta mujinya mfite ko gashagaza umujinya nzawukwereka umunsi umwe kwazanye buretse ariko icyampa indoko ndota cyangwa impano nabonye uriya mwana w'umuhungu nkazasanga ari byo nazakubyina ku gake ku gatwe kawe yewe uranarota ese umunsi wabonye nageze Kigali uzabigeza ute uzajyaho n'ubundi si wavuye uretse sha nzabibwira n'ubundi uzajya urangira umugabo kandi uriya muhungu ugenda abizi barakunda izina rya Yesu utoka satani narabibonye Iriya bosi
se n'ibiki muri mu kazi n'ibiki muri Jyanye n'iki boss? ko mbona akazi kanjye karimo akavuyo karuzi ko nakwizera iyo nasize hariya ubu n'ibiki muri cyangwa se ko amakuru nayamenye Ako nta kavuyo kari mu kazi boss. Jyanye n'ibiki se? usigaye mwangaje abantu nyine gutyo virefire ivo usigaye mwangaje nyine abantu ko mwishakiye mu kazi nyine nta kintu kimwe mugendeyo gusa nyine kumva wahita wangaje umuntu mu kazi ivo tu Ndese iyo ni bitugana nyine muri mu kazi ni gute ayiva ashobora kunsabira akazi na CV nabajijwe nta kintu na kimwe natanze nandi cyerekana ko n'akazi nje gukora ngafitiye ubumenyi urinze bame ofisera nangire nkore nuko musigaye mwangaje abakozi ndese wo guha akazi kandi. Ayivise yagusabiye akazi ryari? None ibintu bisigaye biba. Byemeruka yiva imufata nkamuhereza kwa mukobwa nako nabwiye uriya mukobwa ngagenda ngamuhaka. Yose gatanga cyo tujye muri byinshi. Uriya mukobwa wawe usigaye yangaje abantu burebure ivo. Ubusone ko nabandi bakozi mwinjisha sho bundi nta mamye bumenyi bafite. Ariko boss nje nabicekingaga n'abakozi twinjiye ejo bundi kuko ari njye wari wabisuzumye narabacekinze neza. Ahubwo namukobwa nazaga ko ngasanga bari abakozi mwangaje nani. Nta mamye bumenyi bafite zibemera gukora muri kampani. Ya barabishoboye akazi baragashoboye. Ahubwo ngiye gukora wambwiye sinzahure na ivi. Namunohereje uriya mukobwa ukora hara kuri reception ngo bari ugenda mu akazi. Bamubwire rero. Ntabwo ninzi ko yatanze akazi ku muntu. Uriya mukobwa ukora kuri reception simubwiye kumubwira nabi cyangwa kumutuka. Ugere mbwire ashyire mu bunyamwuga mu kazi. Kwangaje abantu muri kampani ntabwo bagendera ku kuba ikimenyane gusa. Ko umuntu yaje kugutera impuhwe cyangwa yumvisha ko ari wo musabiye akazi aravati n'abandi bose azinjiza azamugizwe ko yiboneye. Asanga rero yarumvishe kubera ari ngiye bakagira ngo wenda n'umuntu Iviwe ararengana. Ubwo ari korana amaranga mutima bimwemerera. N'umutima mwiza ari kubikorera. Ariko se mwebwe muri mu kazi muri mu nshingano ni kuryo makobye kwangaje abantu mu kazi. Ariko byose ntabwo bizongera boss ntabikurikirana rwose. Ese boss none se Ivi yagusabiye akazi mu kazi kawe. Uriya mukobwa aragukunda we ahisa kwakira akazi nawe ataranagatangira. Ese ubwo biraza kugenda bite noneho nawe? uriya mukobwa ni umutima. Uriya mukobwa aranyemeje. Uriya mukobwa ubundi uriya n'umugore niba wundi bavuze ngo umutima w'urugo. Nuriya babavuga. Ahubwo ndi kwibaza ukuntu mugiye gukorana noneho mu kazi kawe. Rero ubwo biraza gukunda ibyo bintu bose. Bizakunda ko ronda azamenye ukuri. Ahubwo se office ziwe zimeze gute mu kazi? Ameze ate mu kazi ari kwitwara gate? Cyenda bo mwa mukobwa nta kibazo n'akazi Nuko akora araza kugakora neza cyane. Araza kugakora neza. kandi ibintu ataramenyera ikintu biki mwegere gake gake mu musobanurire. Urabona ko ahantu hose yamenyera kujya kwaka akazi. Yamenyere ko na mutima mwiza n'aba twaraganiriye. Umwereke umutima mwiza urumva ngakora akazi kagenda byose ngenda amenyera pole bizakunda. Rero byose turakora uko dushoboye yisange ntazagira ikibazo na kimwe ahura nacyo. Ahubwo ubwo ikibazo nyine ubwo ndakora uko nshoboye wenda mvugishe n'uriya mukobwa ubwo akazi wewe wemerewe kaveho. Ndiko ndigomba kugenda. Nashana kubwira. Uriya mukobwa ugomba kumubwira. Agomba kumuhakanira ko yavugishije abamukuriye bakambwira ko bakeneye umwanya w'umuntu umwe. Tukubyumva. Kandi byo mu buryo bwiza. Ko mwazongera gukenera umuntu mwazamubwira. Wanyumvisha? Yego. Ndabikoraho. Umukobwa aratangaje umuntu asabiye umusheri we ngo akazi ataranagatangira. Abakobwa b'umutima ubundi uriya ntagakibaho bariya barabakera. Ariko se Ivi ibaze ko neza ko kuba yagiye Kigali uzataha nta myatugira none uri gukuba ibirenge. Sabyiwe rero uziko nigera hano nigera muri uriya muryango sinzi umwate si myinshi aba ari akate kamwe ahita kanjyaho kandi sinajya mu kazi mfite uyu mwate pe
uvuze ngo mu kazi Mm. njye ngize ngo kuba uri hano wenda barakwirukanye avuye nyine mu cyaro ntabwo naguhaye inkuru kamaze guha inkuru kamwe ndetse gukubira imyaka yanjye ubu nsigaye mfite akazi sinikora mu ngo z'abandi usigaye ufite akazi kize hano mu cyaro nsigaye nkora mu mujyi kandi nanone mu biro byanjye njyenyine mu biki mu biro wowe Ivy Imana igira neza cyane cyaza Imana iratabara ubu ngubu ufite akazi mfite akazi ariko nkamaze iminsi mikeya wakabonye gute rero bwira njye reba aho wansize niho nyiri sha ni inshuti yanjye yambwiriye yari afite inshuti aramubwira ati uyu mukobwa yize ibi n'ibi kandi ibi yabaga umuhanga rwose aramubwira ati uzamubwira aza akora ikizami ndagenda ngo ikizami mbatsinze gutyo inshuti yawe ntazi se sha ntabwo yize inshuti nshyashya ariko Ivy kuzi ko turi inshuti cyane kandi magara usigaye ugira inshuti nshyashya ntazi wajya umbwira inshuti wungutse ariko uzi ngo iminsi maze i Kigali ubuze inshuti zose mfite okay rero ngiye baza impamvu nje hano ino hose hari inkuru ku musozi wose ngo hano Ivy harongoreye usigaye ufite umugabo hano iki ufite umugabo hano mu bana warashatse ushakira kwa nyoko yego umwami mbega umukobwa niyo mpamvu ndi kujya nshanga abantu bari kundeba cyane bajujura bazi ko uri umugeni kandi umugeni si uko bwabereye warishingiye nyine warirongoje ariko zibaze kuzana umugabo mu nzu warirongoje da umugabo aza hano iwanyu Ivy uranabimisha noneho cyaze musigaye mugira amahanga yesu we ubu niko muzi je babimbwiye numva ndumiwe uri umuhungu uba hano ni inshuti yanjye twamenyaniye iriya inshuti yawe none aba hano gute nyine twarakoranaga dukoranye nyine akazi nyine sibyana neza baratwirukana sinzi ni batwirukana twese nyine ndamubwira ati ngwino ushaka akazi kuko hano ni hafi ntukabona uzahita wigira nawe mu kazi none se ariko ibaze ko abantu buri ka kazi kahi inyuma nyine ndabyumva akazi ko mu rugo mwakoranagamo babirukanye gute mwembi hoya urumva ntabwo batwirukanye mu buryo bubi wenda yashaka wenda ari nko kuba yarashakaga kugenda yari umuntu w'umusore ntiwamenye iby'abasore shasigaye umisha wambwije ukuri kuko turi Ivy ndumva uri kumpisha ntabwo yambwira ukuntu hano hari umuhungu abantu bose batangariye n'ahangaha ubwire ngo barabirukanye gutyo gusa bamutangaritse baramubonye nyine ego ko ino hose baramuzi ngo afite ubwanwa ngo ni muremure ahubwo nanjye umunyereke none nyeneye kumubona barayibye pe Ivy numva muzanamushimuta ca warahindutse oya sha nukuri ntago ari umugabo wabwiraga ibintu byose none ese mbikubwiye nyine basi mbwira nk'inshuti mbwiriza ukuri Ivy mbwira ntubwize ukuri ni inshuti yanjye twamenyaniye mu kazi nta kindi gutyo gusa ntabwo nkwizeye ukuri ndumva ariko kwizera ndakuranga kubona mu maso hemo ibinyoma byinshi ni inshuti yanjye Ivy reka twarakuranye iyo ubeshya ndakumenya Ivy kamubwire njye nimenye ukuri nkamenya ko wambeshye twarakuranye twariganye twararuhanye ubu njye nirirwa ncuruza imbuto nzunguza hano imboga n'imbuto nabaye nyakagore kandi ndi umukobwa nimenya ko wambeshye nzakwanga cyo kuzumva nkubwire inshuti yanjye sibyo ntakubeshye ariko nibanga nta wundi muntu n'umwe ubizi uretse njye nawe ubwo nawe wowe n'uwo muhungu uba hano murakundana nta wundi muntu ubizi na mama ntabyo azi murakundana ni shere wawe none se Ivy mbwira none warirongoje koko none se kaba hano nziko ibyo utaranabikora we nyine aba hano ari gushaka nawe akazi umva nyine aba hano bisanzwe nyine urumva twakundaniye mu kazi niho byatangiriye bose adufashe dukundana ariko ntabwo twari gukora ibintu bibi nyine reka dufashe abona ko turi gukundana duhoberana atavuga ati musohoke mugende none se bose yarakajwe n'iki ubwo yasanze muri gusambana cyane ukuri kw'Imana ntabwo ari byo nabyo murakora Ivy ubu ngubu uracyari isogi cyane ukuri kw'Imana yashabye ibyo sindabikora ariko nyine yasanze nyine turi kwihoberanira impamvu yahise twidukana ni uko yari yarambwiye ngo ibintu byo kunkunda ngo indi ugukunda uwo mu boss yaragukunze uramwanga ukunda umukozi mukorana wo mu rugo
ntuse wari wasaze wapishangiye niwo mutima wanjye rwose wikundira. ahubwo mbose n'ikiba afite nk'inda ni igisaza umusore mwiza nawe ameze ayenda kumera nk'uwo musheri wanjye. none se ubwo ntabwo bakuroze banduzi iki se? gute ukunda se umukozi wo mu rugo mukubona mu rugo hari mu boss wawe ugukunda hakuru ese niwo mutima wanjye niwe wishimira. mutima ngo n'ubwenge buke simubeshye siko utarahinduka uri wa kera ngo njye Shalom niwo mutima wanjye wishimira nkumva ndanyuzwe niyo twagarya ikijumba tukarenzaho tuzi tukiryamira. yitwa Shalom hakora muko cyangwa ndamukunda cyane ndabona mu maso nyine umukunda ndamukunda pe sinakwishyura inshuti yanjye ariko nibanga Suzana. hanyuma rero mbwira niyo nshuti yawe yatumye ubona akazi nawe nkeneye kuyimenya niwe rero wakandangiye. indesi Shalom umukozi wo mu rugo wakurangiye n'akazi ko muri biro yarambwiye hari ukuntu umuntu ibintu aba atarabyize ariko afite nk'inshuti ifite kampani ariko wenda ibyo bintu kampani ikora we atarabyize. arambwira uti reka nkubarize ati wowe warabyize ati ndabizi n'inshuti yanjye cyane aragushakira mu mwanya ngira ngo ni ibintu biri aho. ndamugaya nawe warakabuze ubu ni njyewe koko ugiye kugashakira kubw'Imana baramumbarije arambwiye ngo umubwire azinduka aze gukora ikizami mba ndagikoze nditahira numva ntanabyizeye cyane. undi munsi mbyutse mbona agatelefone kasonye ngo watsinze akazi Mana apfukamye muri iyi mbuga nshima Imana avuga ati Mana ibaza amakuru yose tamaye umva siga twaraburanye shamana nyine urabizi hano kandi uri minsi nta na telefone mfite pe hanyuma uri mu kazi nta telefone kugeza ubwo niyo yagisonye niya mama rero nawe gura telefone ntufite akazi se keza ariko ndayigura vuba yiguye ngiye sigaye mfite telefone nyine urumva ndacuruza uzi amakuru ya Fabrice wowe kaca kigo giya ni umwako mana yanjye ntabwo uzi ibintu yankoreye byagenze gute naragiye rimwe ngiye kumusura ntamubwiye sanga ari kunyana Claudine sha urabeye bari gusambana yesu nahise mwanga umva ariko nawe bakubise nafashe umurinda bakubita ndangije ndagenda ntabwo nongeye kuvugana nawe cya Fabrice ni ikibwa mise numva nyanza ni ikibwa ni igicucu rero nongera no kunsuza nzagenda ureba ndusuzugura uzajya urutuka umubwaha mbwaye ndakwiye umukubitire kuri Cha ihangane bazi urumva ko utagira ubu telefone n'iki nitwabonye n'ukuntu dukomeza kuvugana umva nyine gura telefone nzaza ngwe namba zanje tureto Cha umva kabanze njye kwisiga umweru mveho ndaje ngo uherekeze mirenze irembo genda wisiga cyangwa se waretse se nkijyana ngiye ko mfite imbuto ngiye kugemurira umuntu nta kibazo sheri ejo nzagucaho ku gasoko uzaza unceho tuganire uzajya uza ahubwo twiganiye nzaza nguha inkuru umva ariko irangiye ngira ngo ni Fabrice nzakubita amabuye muri ruhaza rwawe bye sheri bye byakunaniye gupfundura byarananiye ukaba uransohokanye nicyo simvuye mu kazi zigera muri murikira kunywa fanta tugikora kwa boss nari mbizi nanjye mpamvu nayikuzaniye nari mbizi ngo banze umwe ubu natangiye gukora ku mafaranga yawe ubu twatangiye kurya ku mafaranga ariko ntabwo tuzajya tuyarya cyane tumeze neza wari ubikumbuye waba uransohokanye ndayishinze igihe bamirikira kunywa fanta bubi zagusohokana ni ukuri nanjye ko sheri ni ukuri hari ubuzima nyine mba nzi hari ubuzima mba natekereza ko nzacamo izanye n'ubu ngubu turi gucamo nonanda ni ubuzima nigeze ntekereza ko nacamo ibyo bibona gute ndabizi ko bitari byiza ariko bitari iki ni byiza kandi ndishimye kuba ndi kumwe nawe ariko reba ariko uri kumana igihe huriza abantu bakuntu twahuriye mu kazi tukaba none ahangaha ariko ubundi wankunze gute ko ntabimenye igihe wankundiye ubundi ko nabonaga nta kintu bikubwiye ubundi waje kunkunda gute dusubire inyuma ho gato waje kunkunda uzi ukuntu nagukunze dale uribuka njye buriya turi mu kazi na ine ngira ngo ahantu byatangiye kuzira utangiye kumwe ngo urasenga n'ibiki byose n'imico yawe nyine nibwo nasubije amaso ndeba imico yawe kuko n'igihe twese tubanye hariya
nta kintu kibi na kimwe narigeze mubona ubwo byumva ngendera ku mico yawe nyine nshidika nagukunze tu numva ndagukunze nyine mbona niwe muntu nyereye mu buzima bwanjye kandi ndagushimira ko wanyemereye urukundo ndi ubuse nimba ibyo ngibyo rero ubwo nanakuzaniye n'abandi bose nk'aho tubakunda oya ufite umwihariko ufite ukuntu uri mwiza ndari gura na mwiza ndarajya wagize isoni se ndababwira uri na mwiza gusa nyine nuko mbona harimo akantu k'akabazo haba harimo n'akantu k'akabazo kandi akahe shadari nyine mbona mama atanyishimiye tu kandi nawe urabizi amubwire mama y'iguhangayikisha ni kuri ameze nuko nyine urumva ninjye afite gusa amuhangayikiye nyine aba ari nko mu buryo bwo kundinda ashaka kundinda abantu noneho nyine ko yari n'umuhungu nyine urabyumva ariko mama niko yimereye nta kibazo pe buriya nta mutima mubi agira niwe muntu wa mbere mu izina ese tuzagenda gute urakunze bizagenda ntago kwanga nyine ntabwo mvuze ko ari ukunyenga ariko nyine ntabwo nubona atanyishimiye ngo uribaze amenye ibyanjye nawe ukuntu byagenda igihe kizagera nyine tubimubwire abyumve kandi anabyishimire abihe n'umugisha njyewe mba ntekereza ko ari n'ubundi ni igihe kitaragera cyo kugira ngo nyine abe yabyumva ariko ndabizi azabyumva love you love you too just darling uva mwose uriya mugabo ntajya ukunda kuza abantu mu rugo ufite imfunguzo wa mugabo nuwaye ni inshuti yanyu ni inshuti ya famiye ariko mbabarire kukubaza buri kintu uko nyine ndakunda kumubona bananga nyine ko nanamucira no mu muhanda nyine namusuhuje kubera ko dusigaye duturanye amaca nyine kumenya nyine uwareye tu niba nta kibazo uriya mugabo ni umugabo waho muri karitsiye uri aho nyine ujya uza mu rugo gutyo kureba ko tumeze neza nta kindi pe nyine ni umuntu uri aho inshuti na mama nyine wo muri karitsiye ariko nta kindi ariko se kuta twasohotse ubu ngubu turi kuri date ubu turi kuri date date yacane ya mbere ibereye tuzajya twibwira abana bacu ko twaterefone mu gihugu ariko nuko tudafite umuntu ngo adufotore tuzabyibuka tuzajya tubibwira abana tubibereka uziko ari ikiraha uziko niko mbibe thank you kandi wakoze bashimye love you cheers love you too Online amico. ntundume ujya kure ushobora kuzatembera kuri amusozi yego Nibaza ko nsigaye nzi hano nyabanywe nijoro
inkuru zawe ndabizi ukunda inkuru nizo ziba zikuzanye. ndazikunda urabizi umva noneho kuko nibuze n'iminsi nahaza ka kazi kanjye kaba karameranye kandi nawe ufite akazi. Nanjye mba ngeze mu rugo mu kanya ku mugoroba. Tugiye kuba nk'abanyakigali basurana nijoro. Aha tuzanabayo. Muzabayo? Nitwe two kuguma mu cyaro. Muzabayo we nande? Nawe? Nanjye. Nsanga ari umugabo wawe sha wanze kunyeka. Nanze kumukorereka. Nese aba yagiye guhiga. Guhiga he? Abagiye kora ko yabona abantu twaza imizigo bakamuha amafaranga. Harya. Nasubiraga kwicara mu rugo pe. Humura rero naramubonye. Ego mbega umuhungu mwiza. Wamubonye he? Cyaze ni bogari. Mbega umuhungu. Se wamukuye. Umukozi wo mu rugo. Kana ndumbe. Uriya twakoranaga pe. Ariko ni mwiza koko. Wamubonye hehe? Sinamubonye yaciye hari hirya ahagararanye n'umuntu. Ndababona nyine akumure. Umuntu yinde. Umuntu umeze ute bwoko ki? Nanjye ntabwo umuzi na ni umuntu nyine tu. Niko bwa muhungu. Tangiye gufuha ariko ntabwo mpushye ndashaka kubinyisa bakanya watangiye kumenyana n'abantu ra. Sinangana abantu nyine bavugana wenda iyo niko ikorera. Gari umuhungu mwiza nawe. Wenda wasanga ari nk'umuntu yatwaje nk'imizigo bakamunukana simbizi. Nabonye bahagaze ndamwitegereza kuko bari bamubwiye ati kwa Ivar umuhungu mwiza ngo ufite ubwanwa mubonye ndamenya ko yari bi. Naramubonye ndamenya ati uyu nguyu niwe Shalom wa Ivy. Nawo ngo gahose akuramenye zabigira ibanga wa mukobwa hakushaka kunda amabanga. Oya urumva usabonye abanyacya ibaza amagambo bari kuvuga nta n'ikintu nababwiye ngo naramwishingiye. Yozo noneho bagiza ko bamenya aho gato. None se Ivy urabona ibyo bavuga atari byo? Ni gute wowe ushaka umugabo ukamushakira aho iwawe? Suri inshuti subiza ko nta mugabo nashatse. Nyine ntabwo wamushatse ko ntabwo abantu babyumva. Birabareba abantu none se ngiye nari kwanga kumufasha ari sheri wanjye. Nyine ibyo bintu ni ukwica umuco. Ni gute umukwe aba kwa nyirabukwe? Wowe ngiye mfite igitekerezo. Nari kumurekera aho ngaho ibisimba bikamurya. Imbwa zikamurya za ninjoro n'impyisi. Imbwa se uriya mugabo ngana akora yabura ubwenge bwo gushaka. Subize kumva bavuga ngo inaha hari impyisi yateye ubu kivangana yatajya mu nzu. Yego. Impyisi zarateye ibaza rero zimurya ngo ni ibiki. Ubugira ubwo baragura umukobwa buri uriya ni umugabo mukuru yagenda. Kuri isimba kije atagishobo yagishobo. Yarwana nacyo da. Kuna afite ibibaraga n'ibituza yarwana nacyo. Ni ibituza. Abasanga aye. Ego kumana. Sibyo ibituza abibonye gute? Neze si wandi kubibona mu mupira. Umva rero nkubwire. Nk'inshuti yawe ngenda gukundana kugira inama. Ufite igitekerezo. Washatse ukuntu uriya mugabo wawe Shalom umushakira nk'inzu wenda nko hirya mu isantere ukamushakiramo akazu kama cyane kuko kabara k'ibihumbi 13 akajya kuba akava hano iwanyu. Ibi ngibi rwose ni igisebo. Sha nanjye ndi kubitekerezaho. Ndi gutekereza ko wenda namushingira nk'akantu se akaba yakora. Wana mugani ntabwo uratangira guhembwa? Ntabwo ndatangira. Nta kibazo we ntuhembwa uzagenda ufata inzu akageto gatoya nyine undi basore baba muri geto umushakira inzu hanyuma umushingira ikintu yakora no yacuruza ubunyobwa agenda buzunguza ubunyobwa n'amagi akabuzunguza kandi yabaho nyine akazajya arya nawe ukamwishyurira inzu. Shanzagerageza kuri nanjye ndi kwitekereza nyine kuba nagira ikintu mushaka akaba akora akaba afite nyine ikintu arimo busy atari kwirirwa nyine ajya gushakisha turaka hirya no hino atazi ko ari butubone cyangwa ari butubure. None se ikindi kintu njye ntibaza mama barabizi ko mukundana? Arabizi ko hano umukwe we babana mu rugo? Ntabwo abizi abye namubwira. Ubwo ntabimenya nabyimenyera utayemubwiye akamenya nyine ko mukundana cyangwa se akamwanga kuko amubona nk'imbobo nyine nk'umuntu wacumbikiye ashobora no kumwanga. Aramwanga kanga yamwanze kera nta n'ikintu ndamubwira. Ngimbobo ngibiki umva yamwanze nta nibyo ibyo nta nibyo akeka. Yamwanze akimubona yaramwanze. Ayifiye ko ufite urugamba rutoroshye. Mama yaramwanze akimubona. Uzi dukwiye kubisengera tukajya mu butayu tugasenga kurya mama bazakunda uriya mugabo wawe kuko ni mwiza. Uriya mugabo ni mwiza nanjye nyimubona nise numva namwibanya mutwaye wacu mama wanjye yatamwemera. Mbega umuhungu nanjye sinzi impamvu mama nyine atamukunda. None ndashaka iki? Umva nyine nkubwira buriya ababyeyi rega nabo bagira impungenge barabona se umukwe hano mu rugo
wowe kora bya bintu nakubwiye mukodeshereze hanyuma njye nawe dusenge mama wawe azakunde Shalom. Mva ngiye gufata amasengesho y'iminsi 3. Iminsi 3 so udakora Oya nyine nzajya ngenda ku kazi nyine mu masaha ya lunch ngende nsenge ku buryo sha nzandeba ikintu kiza mu amasengesho pe kuko ukuntu mama atamukunda sha Imana yonyine izabijyamo. Urabizi nta muntu utanyubahe naha, nta muntu utamfata nk'umutware, ariko hari ibintu rwose bimaze kuncana. Ni iki ntakora se? Ejo bundi ntago twari turi kumwe mu ntuza muri komite. Ntibashatse kumbwira ngo ngende mbe mujyanama wa gitifu w'akagari nkabyanga kuba kumva mfite business zanjye, sibyo? Ariko nkasuzugurwa n'umuntu kamemo kandi urabizi nawe. Gisaga nawe urandenganya ubu hari uko mba ntagize. None si yo iki kintu mba ntakora. Iyo nkoze iki kintu nkazana ikintu mukacyemera, nkazana umufuka w'umuceri mukawufata, nkazana akadomoro ka buto mukagafata, nkakora iki? Nago nawe umwinginga umwumvisha ubukaka bwanjye n'ubutware bwanjye n'ubushongore bwanjye. Urumva? None arangije wowe ushobora kuba ubyitwaramo nabi. Nago mbyitwaramo nabi. Ejo bundi nago naje. Wowe nk'umuntu w'umugabo nago wakora igishoboka cyose ngakwe. Ni igiki ntakoze? Ngumbwira ikintu ntakoze. Ndacuruza nkore bikimwereka amafaranga mfite muha byose nta kintu namuha. None wari waranamishe ko yazanye n'undi mugabo. Afite umugabo banabana babanangamo. Natashye mbabaye wongereho ngo natahanye agahinda. Uwuhe mugabo? Igihungu hangana nasanze hagifite ibyanwa kireba nk'ikijura kimeze nk'ababa reba banuza bagatema. Kirasa nagatema umwe wibagene zo kwa Karegera. Iyo nagize ngo n'undi mugabo uri muravuga. Ibyani wabingana bitya ibigofero ni ikintu kidafite epfo no haruguru. Bakubwira Gisaga uriya muntu ntagukange. Atanga gatse nabyibone yamwise sheri aramuhobera maze kumuhobera arasomana bajya no mu nzu banatindamo shabyihorera. Reka ahubwo Fazari mwe mwambwira ngo heba nta kigenda. Kitagenda se. Ubu wabonye uriya muntu w'indushyi iri itagira niyiba uri ugenda kuri utangiye yari yanyita sheri na rimwe sinzi agahita akagira isesema kenda no kuruka. Suko abura hacira ayanga gucira kuko muri ruhande ariko igihungu cyara yamuhaye bizu ndeba nirebera n'amaso yanjye wimbesherera umwana Gisaga injira mu nzu mana wimbesherera umwana ntabwo umwana wanjye yakora amafaranga nakaza ceceka nkubwire se ukuntu uriya muhungu yaje hano ubu se nanjye naba muntu w'umugome ku buryo ngeraho nzi ibintu byose wadukoreye narangiza nkazana umuntu nkuriya icyo nibaza. Hanyuma se ubundi udashatse kurengera ubundi uratekereza umwana wanjye yaza gushakira mu rugo rwanjye? Namuhaye n'imfunguzo ngo ajya muri kenkayori akore epfo ngorere ruguru nabyo arabyanga. Umva uriya muhungu yaje uriya ni umuhungu w'indushyi dufasha yamuzanye cyari ninjoro barakoranaga baramwirukana iwabo ni Rusizi si hafi ahangaha arimo arashaka kandi kazi bagenda. Mugira mute? Ubu ngiye nashingira umuntu uba muri kariya kazi. Wano muhungu mugira mute? Dufasha. Mufasha? Ahubwo uvuga ati ni umufasha we. Ni umufasha we na ubwo mbonye impamvu. No ndinjije. Ngiye mbonye impamvu wayifatana kwemera. Wina nubwo utekereza ngo ubone yuko unamurusha ubwenge. Ubwo se kariya kahungu kari hano niko kagusajije niko ubonye katuma Ivy akemera akakurenga wowe. Wumva Ivy yakwanga akajya gushaka. Ubusa tuvuge ko kubera urukundo nari nahumye amaso ibyo nabonye nibyo numvise. Ubanza warabirose. Ntago umwana wanjye yakora ibyo bintu wimubeshyera. None se tumubajije akakubwira yuko ari byo. Ntago ari byo ariko ibintu byose mbatakazaho mwabinsubiza. Abyemereye aha. Mwansubiza ibintu byose. Ndakubaza uriya muhungu ntago aba hano. Ayivatinyuka mbwire ngo niyankunda nta nezegera nankunda niyo nateka ngo ibere igashya ngo niyo ndebye ngo agira iseseme ngo yumva afite icyo niki agira iseseme arambona umufuka murya. Abakire mwebwe hari n'ikindi kintu mugenda mwashyize imbere. None se nimba uje kuri Ivy ukaza werekana amafaranga ukabona nta kwemeye washakishije ikindi kintu wakora ko ngushyigikiye hanyuma akagira. None se nkora iki?
gishaka nyine nk'umuntu w'umugabo ariko se ubundi wowe ntabwo uri umugabo. ntago ayiva yanyemera hakiba agatema uriya muhungu usa n'agatema wagira ngo yibihe. Uriya ntawe uhari. Ntago ayiva yanyemera hakiba irangegera. Uruntu ndarwiboneye ruraje ruramusomye ruramuhobeye ruramugwatiriye. Wimubeshye. Umva mama Ive kankubwiza ukuri ntago Ive yazankunda yabinyibwiriye yabivanye muri ya minwa ye myiza sha ya minwa ye myiza yayibimbwijije yanyibwiriye ko adashobora kunkunda ko atazanankunda ko ngo niyagize ngagiye kubirota ahita yicura. Rero nanjye nkubwiza ukuri utarirukanira yangegera y'umugabo mwazanye hano nikimubona hano ntago Ive yakwemera kunkunda kuko nabibonye. Niba ushaka ko dukomezanye umuvane muri uru rugo, niba atari ibyo nta nubwo uzongera kumbona muri uru rugo. Ndetse no mwikayi murahita munanyishyura n'amafaranga mwafashe. Entre nawe ariko kora igishoboka cyose ndagikora ariko mu gihe cyose agasore nka kuriya kagutwara agasore abugenge mumwirukane dukomezanye. Cyo mpamvu nabwiye wirukane kiriya kinazi cy'ibyanwa bimeze kuriya wabona tumye gisagara mvira mu